Nanjye nseka se ikinsekeje niki muri aya masaha gusa reka nizere ko mumeze neza. Nibaza ni kubera iki abantu bagira amagambo ku rwego ruhambaye. Umukobwa witwa Miss Mutesi Jolly wabaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2016 amaze kumenyerwa no mu Rwanda. Ni umukobwa ku mbuga nkoranyambaga ugaragaza ibikorwa byo kutagira amagambo, avugwaho ibintu buri munsi ariko nta na rimwe turamubonaho amagambo. Ni umukobwa utagira amagambo hano ku mbuga nkoranyambaga. Ubundi uyu Miss Mutesi Jolly n'umuntu ki? Kubera iki abantu bamuvuragaho amagambo ariko rimwe na rimwe ugasanga yiturije ngo abantu bagira amagambo Miss Mutesi Jolly yagiye avugwaho ibintu byinshi by'udushya mu Rwanda, aho bagiye yagiye avuga mu rukundo n'abantu bakomeye, harimo abacuruzi imbunda ngo ni abasaza, abandi bagenda cyangwa rukundana n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Nyine ni amagambo menshi kuri Miss Mutesi Jolly, ariko uyu munsi ari mu byishimo bikomeye nyuma yo kwiyongera mu mubare w'abatunze imodoka zihenze cyane mu gihugu, nyuma yo kugura Mercedes Benz G63 2025 ifite agaciro ka miliyoni 436 n'amafaranga 680,000 ni mu mafaranga y'u Rwanda. Amakuru dufite twamenye yizewe yemeza ko Miss Mutesi Jolly yishyuye ibihumbi 300 by'amadolari ya Amerika, bihwanye ubwo n'ibihumbi 436 n'ibihumbi 680 mu mafaranga y'u Rwanda kugira abone imodoka y'ikirenga imenyerewe ku izina rya Beast kubera imiterere yayo y'ubukaka n'ubuhanga mu ikoranabuhanga. Mu butumwa yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki 18 Ukwakira 2025, Miss Jolly yagaragaje ko yanyuzwe no kuba iyi modoka yamaze kugera mu Rwanda. Uyu mukobwa yasangije abamukurikira amashusho amugaragaza atembera muri Mercedes nshya nyuma yo kuyikuraho amashashi mashya ayifashemo bwa mbere. Iyi modoka ije ikurikira inzu ye y'akataraboneka irerere mu Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, yubatse mu mezi ashize, ifite agaciro gasaga miliyoni 900 bro, miliyoni 900 guteranya miliyoni 436 zirenga 680. ubwo ngubwo teranya amafaranga nurangiza mwebwe mwinsi imibare uze kumbwira ayo mafaranga arangaye. Ikaba yaravuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera imiterere yayo. Miss Mutesi Jolly ni umwe muri ba nyampinga bakomeje kwigaragaza mu bikorwa by'ubucuruzi n'ubugiraneza, akaba ari no mu bagore bakiri bato batunze ibintu bihenze cyane muri showbiz nyarwanda. Uyu nguyu agenda agaragara mu baba bashaka guhangana nabo barimo ba Alia Cool, harimo abamuyangu n'abandi bagiye batandukanye bashaka guhangana nawe, ariko we ikintu abarusha nuko aba yiturije atajya avuga, yikora utuntu twatuje ndetse bakamubona nk'umunyapolitiki kwambaye cyane. Ibyo wamenya rero kuri Mercedes Benz G63 2025, iyi ni imwe mu modoka zihenze kandi zikomeye cyane zikorwa na Mercedes MG, ishami rya Mercedes rikora imodoka zifite imbaraga zidasanzwe. Ifite engine ya V8 biturbo ya 4 liter itanga imbaraga zisaga 577 horsepower cyangwa se hip, iva kuri 0 kugera ku gihumbi by'ibirometero ku isaha mu masegonda 4.3 gusa. Ifite automatic transmission ya MG, speed shift TCT ya 9G ivana imodoka mu bwitonzi ikihuta neza. Yubatswe mu buryo bushobora kunyura mu misozi, mu muhanda w'igitaka cyangwa mu mujyi. Formatic wide driver niko byitwa. Ifite system za kamera z'uruhande rwose, ibikoresho byo kugenzura umutekano cyangwa se active brake assist, lane keeping assist n'ibindi. Imbere harimo intebe nziza zitanga ubushyuhe n'ubukonje n'ibikoresho igaragaramo screen ebyiri nini zigaragaza amakuru y'imodoka na multimedia. Ifite Bamaster sound system itanga amajwi yo ku rwego rwo hejuru
ku isoko mpuzamahanga. Mercedes G16 2025 igura hagati y'amadolari ibihumbi 180 n'amadolari 250 bitewe n'aho igurirwa n'ibiyongeraho. Mu Rwanda rero Mutesi Jolly yayiguze amadolari ibihumbi 300 angana na miliyoni 436 n'andi mafaranga arenzeho. Mu magambo make, Mercedes G63 ni imodoka y'abantu bafite ubushobozi, ikimenyetso cy'ubukire, ubuhanga ndetse n'icyubahiro. Ni imodoka itoranywa n'ibyamamare ku isi nka Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo, n'abandi. Ngiyi imodoka Miss Mutesi Jolly ari kugendamo, ni imodoka wumvisha ibyamamare bigendamo ndetse biyikunda cyane. Harimo Kim Kardashian, icyamamare cyane marakize, Cristiano Ronaldo muri ruhago, Davido n'abandi bagiye batandukanye b'ibyamamare nibo bagenda muri uyu muturirwa w'imodoka. Nyuma y'inzu rero ya miliyoni 900, uyu mukobwa Miss Mutesi Jolly yinjije imodoka nshya mu mujyi, Mercedes Benz G63 2025 ya miliyoni zirenga 436. Yamaze kuvugisha abantu ku buryo buteye ubwoba. Yabavugishije kuko irabavugishira bagaragura. Ariko reka mvuge ni courage. Hari abari kwita bibaza ngo si uyu mukobwa akora iki, ariko reka mvuge ko Miss Mutesi Jolly we oya nako turaza kubigaruka. Nanjye kubabwira ikintu akora, ariko turaza kubigaruka mu biganiro byacu biri imbere. Bro, nitwa J, narikunda ibitekerezo by'abagore. Reka nizere ko amaze gukora subscribe, share, comment, mari kuze kumera umugisha. Peace out.